waba udakunda ibintu by'Imana uti dahera n'ubundi biriya ntacyo bimaze, ariko fayini ko ntacyo bimaze se babifungiye iki? Babiretse nyine bikagumaho bikazifunga ubwabyo. Inzoka ya misisi inzoka Farawo niyemera, ibiceri byaje mu bantu Farawo niyemera, amazi yahindutse amaraso Farawo niyemera, imfura z'Egiputa ibyo Farawo yemeye. Ko ntarabona bafunze utubari ngo nuko bishobora kubura abanyarwanda bagakomeza bakabaho. Ibibuga by'imipira byose ubifunze nta munyarwanda wakwicwa n'inzara, ko ntarabona babifunze. Donc hari ibintu abantu bajyamo kubera ko wenda bafite ijwi riranguruye nk'iryanyu ry'abanyamakuru, waba udakunda ibintu by'Imana uti dahera n'ubundi biriya ntacyo bimaze, ariko fayini ko ntacyo bimaze se babifungiye iki? Babiretse nyine bikagumaho bikazifunga ubwabyo. Inzoka ya misisi inzoka Farawo niyemera, ibiceri byaje mu bantu Farawo niyemera, amazi yahindutse amaraso Farawo niyemera, imfura z'Egiputa ibyo Farawo yemeye. Amakosa twagize wenda yo kwirengagiza bimwe mu byo twari twasabwe, ariko ngaya n'uburyo byakozwe rwose ibyo ngibyo byo ntabwo iyo brutality ntabwo ari izatuma abaturage bamererwa neza, kuko hari ibintu bimwe rwose nanjye ndemera ko ushobora gufunga insengero, nanjye unjyanye hari izo nafunga kugira ngo kubw'inyungu z'abanyarwanda byaba byiza abantu babikoze iteka ryose bashyizemo tact ntibashyiremo umugaga, kuko iyo ushyizemo umugaga bituma abantu bavuga ngo ibi bintu byakozwe mu gitugu. Ko ntarabona bafunze utubari ngo nuko bishobora kubura abanyarwanda bagakomeza bakabaho. Ibibuga by'imipira byose ubifunze nta munyarwanda wakwicwa n'inzara, ko ntarabona babifunze. Donc hari ibintu abantu bajyamo kubera ko wenda bafite ijwi riranguruye nk'iryanyu ry'abanyamakuru, waba udakunda ibintu by'Imana uti dahera n'ubundi biriya ntacyo bimaze, ariko fayini ko ntacyo bimaze se babifungiye iki? Babiretse nyine bikagumaho bikazifunga ubwabyo. N'ubundi byigeze kubaho muri za system communiste, bagafunga insengero bagatoteza abakristo, ariko ndumva mu Rwanda constitution yacu suko ikoze. Uramutse urimo kwica constitution kubera objectives, wagombye kwanza ukayihindura hanyuma ukabona kubikora. Barabuza church, barabuza makanisa, amadini kubaho uko ashatse, bikaba ikibazo. Ariko ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu, ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari. Ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite. Ni ukuvuga ngo ntabwo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira enewe, ntacyo kaguha. Niho nabarije ngo ubundi ayo bakiriziya 200 mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho niki, ni amaduka, ni amafactory afite akora, ni inganda ashwe. Ntacyo biguha, ariko ugomba kuba ubifite. Nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo, ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite. Ujya kubihungabanya, turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira. Rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze, kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara, ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki? Ibintu byose ko twabigezeho, hari za tekinoloji ko dufite izihambaye, dukomeza dutera imbere, ibyo turabifite. Ibindi bageraho bakarengwa, bakabwira n'abantu bati nimujye no mu bindi, nimujye no mu bindi mwikorere ibyo mushaka. Hari ibyo nari ngiye kuvuga ndabitinye kuko ntashaka kumvikana nabi. Bararengwa barangiza bakabwira abantu badasanzwe bagirana bashakana bati n'ibyo nabyo nimukomeze. Niho uvuga ngo dushigaje iki? Ibintu byose ko twabigezeho, ko twabikoze, ni ibi byo tubisigiye iki? Barangiza rimwe na rimwe nabo bakabyirukansa bakabikuzanira ngo ariko nawe niko ugomba kumera. Rero ndashaka kubaza, umuco wacu ubaye uwuhe? Twahisemo uwuhe cyangwa ntabwo turagera igihe cyo guhitamo? Ikibazo ni iki.
reka mbigarure ku cyatuzanye hano cy'ingenzi. Inzoka yameze izindi nzoka Farawo ntiyemera, ibikeri byaje mu bantu Farawo ntiyemera, amazi yahindutse amaraso Farawo ntiyemera, imfura z'Egiputa zipfa ibyo Farawo yemeye. Church arabuza makanisa amadini kubaho uko ashatse bikaba ikibazo, ariko ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu, ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari, ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite. Ni ukuvuga ngo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira enewe, ntacyo kaguha. niho nabarije ngo ubundi ayo bakiriziya magana arindwi mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho ni iki? Ni amaduka, ni amafactory afite akora, ni inganda ashwe. Ntacyo biguha, ariko ugomba kuba ubifite. Nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo, ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite. Nujya kubihungabanya turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira. Rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze, kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara, ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki? Ibintu byose ko twabigezeho, ari za tekinoloji ko dufite izihambaye, dukomeza dutera imbere, ibyo turabifite, ibindi bageraho bakarengwa, bakabwira n'abantu bati nimujye no mu bindi, nimujye no mu bindi mwikorere ibyo mushaka. Aribyo nari ngiye kuvuga, ndabitinye kuko ntashaka kumvikana nabi. Bararengwa barangiza bakabwira abantu badasanzwe bagirana bashakana bati n'ibyo nabyo nimukomeze. Niho uvuga ngo dushigaje iki? Ibintu byose ko twabigezeho, ko twabikoze, ni ibi byo tubisigiye iki? Barangiza rimwe na rimwe nabo bakabyirukansa bakabikuzanira ngo ariko nawe niko ugomba kumera. Rero ndashaka kubaza, umuco wacu bayubuhe? Twahisemo uwuhe cyangwa ntabwo turagera igihe cyo guhitamo? Ikibazo ni iki? Reka mbigarure ku cyatuzanye hano cy'ingenzi. Ndashaka gukora ikindi gitangaza cyo kwemeza Farawo. Inzoka yameze izindi nzoka Farawo ntiyemera, ibikeri byaje mu bantu Farawo ntiyemera, amazi yahindutse amaraso Farawo ntiyemera, imfura z'Egiputa zipfa ibyo Farawo yemeye. Baburaho bahungira. Ndashaka gukora ikindi gitangaza cyo kwemeza Farawo. Inzoka yameze izindi nzoka Farawo ntiyemera, ibikeri byaje mu bantu Farawo ntiyemera, amazi yahindutse amaraso Farawo ntiyemera, imfura z'Egiputa zipfa
farawo yemeye nibikore bakiriho nibikore ntaho barajya batazagira ngo twapfuye uko batwifurizaga imivumo yabo ntizadufata izakubusa ubugome bwabo buzabagaruka babona inyungu yo guhemuka bazakorwa n'isoni niba kubona ukikiye bazakorwa n'isoni niba kubona ubyibushye bazakorwa n'isoni niwiga amashuri ukarangiza abaguteza iminsi abakubariye imyaka urugo rwawe ntirukomera barashakaga ko rusenyuka bazakorwa n'isoni ndashaka gukora ikindi gitangaza cyo kwemeza farawo inzoka yameze izindi nzoka farawo ntiyemera ibikeri byaje mu bantu farawo ntiyemera amazi yahindutse amaraso farawo ntiyemera imfura z'Egiputa nibwo farawo yemereye abashaka ko nsinda nimwishime muvuze ndashaka kubyina intsinzi kuko ndabizi nzatsinda ejo ni heza imana izantegura ejo ni heza imana izangirira neza ejo ni heza ndabizi nzatabarwa ndashaka kubyina intsinzi kuko ndabizi nzatabarwa intsinzi iri mu biganza byanjye ndashaka gukora ikindi gitangaza cyo kwemeza farawo inzoka yameze izindi nzoka farawo ntiyemera ibikeri byaje mu bantu farawo ntiyemera amazi yahindutse amaraso farawo ntiyemera imfura z'Egiputa nibwo farawo